buryo bisa naho impamvu yo kujya mu ntambara ari igitekerezo cy'inyamibwa. Ubuzima bw'umusirikari butakariye ku rugamba n'igihombo ku gihugu no ku muryango we, nyamara kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo rimwe na rimwe ibi biba ari igitambo cy'amaraso ameneka kugira ngo ubukungu bwa bamwe bugume kwiyongera, ariko bigatwikirwa n'isura yo kwitangira igihugu. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro twababwiye uburyo Amerika kuva yakwinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose isa n'iyihaye intego yo kuguma mu bikorwa by'intambara kugira ngo ikomeze kwereka isi ubuhangange bwayo mu gisirikari ndetse no kugaragaza imbaraga ziyemerera gukora icyo ishatse cyose ku isi ntawe uyikomye mu nkokora. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ingengo y'imari ishyirwa mu bikorwa bya gisirikari muri Amerika ihora ihanitse kandi yiyongera, impamvu ikorwa ry'ibisasu n'ibimodoka by'intambara bivuguruye n'indege zikoranye ikoranabuhanga ritangaje bihora imbere mu mitwe y'abatekerereza igenamigambi ry'iki gihugu cy'igihangange. Kubera iki Amerika ishobora kwemera gukoresha amafaranga yakubaka amashuri atabarika mu gukora intwari imwe yonyine? Kuki iki gihugu cyumva ari ibisanzwe kuba umusirikare umwe wa Amerika ashobora kwambara imyambaro y'urugamba ifite agaciro ka miliyoni zirenze 30 z'amafaranga y'u Rwanda, utabariyemo ibindi bimugendaho nk'amafunguro, amahema araramo ndetse n'umushahara we? Kuki ingengo y'imari igendera mu ntambara ikomeza gutumbagira, ariko aho kugira ngo Amerika igabanye intambara ugasanga igishaka impamvu zo gutera ibindi bice? Ese aho iyi ntambara ntiyaba ari isoko ry'amasosiyete akomeye akora intwaro n'ibindi bikoresho by'intambara, ari nabyo bituma bizimba mu ntambara kugira ngo barengere isoko ry'ayo masosiyete birengagije ubuzima bw'abagwa muri urwo rugamba? Ibyo byose mu nkundire tubive umuzingo muri iki kiganiro Umurage n'Amateka. Ikaze mu myumvire y'igihugu cyohereza abasirikare kurwanira ibyo batazi n'impamvu batazi, gusa bakabikorera kubahisha igihugu cyabo batazi neza ko ari ukuremereza imifuka y'abanyira amasosiyete akora ibigendanye n'intambara. Ndi Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Ikaze. Mwiriwe neza abaturage nkunda. Hashize imyaka 61 hatangiye intambara zigera kuri enye zashamiranyije ibihugu by'ibihangange. Muri izo igihugu cyacu kijanditse muri 3. Ibi byadusabye kubaka igisirikare kidahangarwa. Miliyoni 3 z'abagabo n'abagore bari mu gisirikare, nyamara ubuhangange bw'igisirikare n'imibanire yacyo n'ubundi buzima bw'igihugu ni ibintu byo kwitondera cyane kuko tutabimenyereye. Ugukuza igisirikare n'ibyacyo biri ngombwa cyane, ariko tugomba no kwitondera ingaruka zabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight Eisenhower watunguranye yegura ku mirimo y'ubuperezida kubera impamvu imwe gusa yagerageje kumvikanisha muri iryo jambo rye ryo gusezera ku baturage. Nubwo yari yarabaye umwe mu bafashe imyanzuro yo gushyira imbaraga mu bikorwa bya gisirikari kurenza abandi bose hagamijwe kubaka igitinyiro cy'igihugu cye, yaje gusanga uburyo igisirikari cyari kimaze kumera bitagikwiriye kuko byari byatangiye kubangamira ubundi buzima bw'igihugu. Mu magambo makeya, igihugu cyahaye igisirikari imbaraga zituma umuperezida asigara ku rwego ataragishoboye gukanga cyangwa se ngo yubahwe n'inzego za gisirikari nk'uko aba ari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo. Niba byararenze Eisenhower wari umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'isi yose, ari nawe witirirwa intsinzi iki gihugu cyagize, asobanukiwe neza intambara, ninde mu perezida wundi ushobora guhagarika ibikorwa bihanitse by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Birasa naho ntawe. Intambara y'isi ya kabiri yinjije Amerika mu yindi sura y'imibereho kuva ubwo kiba igihugu gishingiye ku ntambara. Ibi bigaragazwa n'uburyo Amerika yabyaje umusaruro ibitero byagabwe kuri World Trade Center, ari nayo mpamvu abavuga ko bishoboka ko leta ubwayo ishobora kuba yaragize uruhare mu ihirikwa ry'iyi miturirwa ya World Trade Center, bashobora kuba bafite ishingiro rizima. Umwe mu misaruro yavuye muri ibi bitero ni intambara ikomeye yo muri Iraq. Iki gihugu cyabanje gushinjwa ko gifasha Al-Qaeda kandi kikaba cyari gitunze ibisasu bya kirimbuzi cyashoboraga gutera aho gishatse bigahungabanya ibihugu bituranye nacyo, utirengagije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iraq ikomeje kwigomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi igafasha ibyihebe. Iki gihugu cya Iraq gifite byinshi gikinga isi iteye imbere yacu. Intego burya ntabwo yari guhirika Saddam kurusha guhindura uburasirazuba bwo hagati bwose. Ingabo z'uruhuri zanyagiye muri aka gace zije kurwanira inyungu za Amerika mu gice cyari gihanzwe amaso kurusha ibindi ku isi. Niyo gahunda yabo, bitwaza kurinda demokarasi, ariko se demokarasi ishakishwa amasasu? Byanga bikunda biroroshye kubona ko ibitero byo ku ya 11 Nzeri
muri 2001 byabaye bisa n'ibije kuba imbanzirizamushinga ikomeye, kuko bikimera kuba leta yahaye igisirikare amabwiriza yo kubaka ibikoresho byinshi by'igisirikari, kurema intwaro nshya zigezweho n'ibindi byinshi. Ni muri urwo rwego haremwe igisasu giturika ku buryo buhangana n'amayeri yo kwihisha mu ndake zikomeye ndetse n'ubuvumo. Ibisasu bishobora gukurikira igipimo cy'umuntu umwe n'ibindi byinshi bavugaga ko bigomba kubafasha kwikiza Perezida Saddam bafataga nka ruharwa kandi baramaze igihe kinini bakorana nawe. Inshingano zacu zari ukurema igisasu cyitwa bombe ya nedursi. Ni igisasu kinini gifite ubushobozi bwo kwinjiza soufre mu bice by'ubwihisho nk'ubuvumo cyangwa indake zikomeye, bikamera nk'ibiturikiyemo imbere kandi hari hafunze. Umuvuduko wo gukora intwaro nyinshi kandi zikomeye watangiye mu myaka za 1945 kugera muri za 50, aho byinshi mu bihugu byo mu burengerazuba byakubye inshuro 2 cyangwa 3 ingengo y'imari byakoreshaga mu gisirikare. Abanyamerika bakoraga intwaro batanakeneye kubera gusa ko abasoviyete babaga bakoze izindi nyinshi n'abandi bakifuza gukora izisumbuyeho. Perezida Eisenhower yabaye perezida asanga urwego rw'igisirikare rwaratangiye gushyirwamo akayabo k'amafaranga buri mwaka, ndetse nawe ashyigikira ko gahunda yo kuba ku isonga mu bya gisirikare ku isi ari ngombwa cyane ku gihugu nka Amerika, ariko anongeraho ko ingaruka zabyo zigomba kwitonderwa. Ibi yabivugiye ibiciro byari bihanitse inzego zikoresha mu guhaha ibikoresho. Igiciro twagura ikibunda kimwe kinini kigezweho kirasa ibisasu biremereye cyane, cyakubaka ishuri mu mijyi hafi 30, ingomero ntoya ebyiri ziha abaturage nk'ibihumbi 60, amashanyarazi ndetse n'ibitaro 2 birimo ibikoresho byose. Kuri Eisenhower, guteza imbere igisirikare yabibonaga nko gusesagura no kwima abaturage ibyo bakwiye kubona bikajyanwa mu gisirikare. Yavugaga ko kubaho gutyo atari ukubaho, ahubwo ko ari ukubura iyo abantu bapfunda imitwe, kandi ahanini akaba ataranumva ku buryo byose bikorwa nta n'intambara iki gihugu kirimo, uretse umwuka mubi watutumbaga nawo ushingiye ku kwikuza gusa. Byageze aho atangira kujya imbizi na Pentagone yahoraga isaba ingengo ihanitse, bigakubitana nuko n'inteko y'abasenateri n'abadepite nayo yabaga yiteguye gutanga ibihanitse ku nyungu zayo bwite, bityo abaturage baciye bugufi bagakomeza kugorwa no kubona iby'ibanze bibatunga. Nta rindi faranga na rimwe rigomba kongera kugendera mu kurinda umutekano. Nyamara ariko ibyo uyu mugabo Eisenhower yavugaga ntacyo byajyaga guhindura kuri gahunda y'urwego rwa gisirikari, ndetse n'inteko yari ishyigikiye ko ingengo y'imari y'igisirikare ikomeza gutumbagira, bituma Eisenhower ananirwa kumvikana n'iyo mikorere, aranegura ku buperezida. Uyu mugabo yeguye ku ya 16 Mutarama mu 1961. Ntacyo byahinduye n'ubundi. Kugeza ubu urwego rw'igisirikare nirwo rukoresha ingengo y'imari nini kurusha izindi nzego, dore ko inaruta ingengo y'imari z'izindi nzego ziteranyije hamwe. Muri 2004 ubwo Amerika yari ikiri mu mwuka w'intambara yo muri Iraq, igisirikare cyasabye ingengo ya miliyari z'amadolari zigera kuri 404.7. Ingengo y'imari y'igisirikare cy'Amerika yari inahanitse ku buryo yarutaga ingengo y'imari y'ibihugu 18 bigize OTAN n'Ubushinwa byose hamwe. Impamvu y'ibi yibazwagaho na benshi bagashoberwa, ariko abasesenguzi bemeza ko byarenze intego yo kurinda igihugu, ahubwo bihinduka isibaniro ry'abahatanira amasoko. Abantu biyumvisha koko hakenewe ingengo y'imari ifatika iyo guhaza abasirikare ku byo bakeneye ngo barinde igihugu cyabo, ariko iyo uzi ko ibintu bikorwa neza, ubibona neza ko byose biza nyuma ya business kandi ari amasosiyete ya rutura ababyiganira amasoko. Nk'uko umucuruzi cyangwa se kampani runaka idashobora kwifuza ko isoko ryayo rihagarara, ni nako amasosiyete akomeye akora ibikoresho by'intambara kuva ku mbunda, ibifaru, indege z'ubwoko butandukanye, ubwato n'ibindi ataba yifuza na gato ko intambara yahagarara kuko ari ryo soko. Amasosiyete atandukanye nka Lockheed Martin, KBR, Boeing n'izindi nyinshi zihora zikora ibishoboka byose kugira ngo zikomeze zigire umukiriya wazo wa mbere w'imena, ari we leta. Ibi byose leta ntishobora kubirenza ingohe, kuko iyo ibonye intwaro nshya ba nyirayo bayikoze, bereka leta uburyo ikomeye ishobora kubakiza umwanzi mu buryo bworoshye. Nta mahitamo nabo baba bafite uretse kuyongera mu bubiko bw'intwaro zikomeye baba bafite, hagamijwe guhahamura amahanga mu ntambara bakora, ari nabyo bita kurwana intambara kinyamerika, la guerre l'Amérique. Umusirikare umwe wenyine utabaza ibyo ahembwa n'ibindi bimugendaho bikubiye muri ya mbumbe y'amafaranga, urebye imyambaro yonyine n'ibikoresho aba afite, burya aba yambaye ingengo y'imari y'ibihumbi 25 by'amadolari y'Amerika, ufatiye ku rugero rw'uko byari bihagaze muri 2006.
Ibi bivuze ko kuri ubu ashobora kuba yariyongereye kubera ikoranabuhanga rizana udushya twinshi. Muri uyu mwaka umusirikare yabaga yitwaje amarinete y'ijoro azwi nka night vision agura byibuze $3,500 by'amadolari y'Amerika. Amasengero abarinda kwinjirwa n'amasasu ariyo bita antibare igura byibuze $3,200 by'amadolari y'Amerika. Imbunda, amasaha adasanzwe, ubutabazi bw'ibanze, utwuma tw'itumanaho, GPS n'ibindi byinshi nibyo bigize bya bihumbi bigera kuri 25 kuri ubu bishobora kuba bikabakaba muri 40. Uretse no kuba umusirikari wa Amerika aba ahenze uhaye agaciro ibimuriho gusa, abasesenguzi basanga n'uburyo ibi bigenda birushaho kongera imbaraga ari nako igiciro kirushaho gukabya. Mu 1999 umusirikare umwe yabaga afite ibikoresho byibuze bifite agaciro k'ibihumbi 7 gusa by'amadolari. Bivuze ko ibi byikubye inshuro hafi enye muri iki gihe ugendeye ku biciro. Si ibyo gusa kandi byahindutse kuko muri 2001 imodoka ya Hama yatwaraga abasirikari ba Amerika kuri field cyangwa se ku rugamba yari ifite agaciro k'ibihumbi 32 by'amadolari y'Amerika. Nyamara muri 2006 nyuma y'imyaka 5 gusa hakozwe indi model ivuguruye yaguraga byibuze ibihumbi 225 by'amadolari y'Amerika. Niba izo muri 2006 zari zihagaze zityo, kuri ubu zikorwa zaba zifite agaciro gahambaye byanga bikunda. Ikiyongera kuri ibyo nuko umusirikare umwe byibuze yitabwaho n'abantu bagera ku 100 barimo bagomba kumwambika inkweto, imyenda, amarinete, utwuma two mu matwi, uturinda ntoki cyangwa se gants, imyambaro imurinda amasasu n'ibindi byinshi biba biri ku musirikare w'umunyamerika ku ruganda. Bisobanuye ko umusirikare umwe aho isoko inganda zirenze 5. Kuba kuri ubu aribwo Amerika itakaza amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare kuruta uko yatakazaga amafaranga mu ntambara ya Vietnam ni ibintu bidashobora gusobanuka neza utarebye umubare w'abafata ibyemezo n'ibyerekezo by'ibitekerezo byabo iyo bafata ibyo byemezo. Urwego rw'igisirikare n'ibikorwa byarwo bigizwe n'ibice bitatu bikomeye: igisirikare, inganda ndetse n'inteko y'abadepite. Ku mudepite, ingengo y'igisirikare isobanuye imirimo ku baturage. Haramutse hirukanwe abakozi 100 mu rwego rw'igisirikari, bisobanuye gutakaza amajwi 500 mu matora ku mudepite umwe, kuko si abakozi gusa ureba, hari n'abagore babo, abana n'abandi babashamikiyeho. Rero ibyemezo by'umudepite bigomba kugaburira abantu kugira ngo nawe azatorwe ubutaha. Nyuma y'ibitero byo ku ya 11 Nzeri muri 2001 byibuze amasosiyete agera kuri 71 azwi neza yatangiye gusinya amasezerano yo kuzagemura ibikoresho mu ntambara ya Afghanistan na Iraq, kuko izo ntambara zasaga n'izari zarateguwe na mbere hose. Abakozi ba leta bamwe bagiye bareka akazi kabo bakigira mu kazi k'ibigo byamaze gusinyana amasezerano na leta mu byo gufasha igisirikare, kuko byo byahembaga umushahara ukubye hagati ya 5 n'10 umushahara leta ihemba. Iperereza rya FBI ritigeze rigira icyo rifata kuri Richard B. Cheney ryatumye benshi bamenya amabanga y'amayeri akomeye uruganda rwa Halliburton rwakoresheje kugira ngo rugirane amasezerano ari hagati ya 700 na 800 na leta mu bijyanye n'imikoranire mu bya gisirikare. Niyo sosiyete yakoranye cyane n'igisirikare cya Amerika cyane mu ntambara ya Iraq. FBI yagerageje gushaka isano riri hagati y'isinywa ry'ayo masezerano angana atyo no kuba nyakubahwa Richard Cheney wari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarigeze kuba PDG cyangwa se umuyobozi mukuru wa Halliburton. Mu myaka 10 yakurikiye 2001 Halliburton binjije akayabo k'amadolari aturutse ku masoko yo kugemura ibikoresho bitandukanye, serivisi zo kubaka imisarani n'ibindi byinshi. Kandi muri icyo gihe Cheney niwe wari mu bugenzuzi bw'ayo masoko. Richard Cheney mbere yo kuba umuyobozi wa Halliburton yabayeho umudepite, aba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ingabo ariyo Pentagon. Hanyuma abona kuyobora iyi sosiyete yamukuruje amafaranga menshi kugira ngo azayifungurire imiryango muri leta. Abayobozi batandukanye ba leta n'abiyi sosiyete bahakana bemye ko itsinda rya Halliburton mu ihatana ry'amasoko ridafite aho rihuriye n'uruhare rwa Cheney wavuye mu buyobozi bwayo agatorerwa kuba vice perezida mu buryo benshi bibajijeho bikabayobera. N'urugero rwa ruswa igaragarira buri wese, kuko nta tegeko ryigeze rikurikizwa mu muntu wahoze afite amasoko yo guha serivisi leta ashyirwe mu myanya ikomeye y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kandi agifite n'ayo masoko ya leta. Wabyumva ashobora kugira ngo ndimo ndavuga muri Indonesia cyangwa muri Nigeria cyangwa ahandi hose hazwi ruswa. Oya, na Amerika mvuga. Byose byabaye mu ruhame no mu bwisanzure bukomeye bwemera ruswa. Nkuko byagombaga kugenda
uyu mugabo Dick Cheney kuva yajya muri Halliburton ubutunzi bwe bwavuye kuri miliyoni 1 y'amadolari kugera kuri miliyoni 70 mu myaka 5 gusa. Mu bihe bitandukanye Amerika yagiye ikora intambara, yabanzaga gukora amatora mu nteko kugira ngo hemezwe niba Amerika igomba gutera cyangwa se itagomba gutera. Abafite imitekerereze ya nyayo bashakaga icyatuma abana b'igihugu batajya kwicanira mu butaka bw'amahanga, ariko abanyapolitike basuzuma za nyungu zabo bwite ndetse n'abakorana n'amasosiyete ahabwa amasoko n'ibikorwa by'intambara bo bashyigikiraga cyane intambara, ndetse n'ubu ku buryo niyo usesenguye neza usanga kenshi bisa naho impamvu z'intambara zishakishwa ahabonetse hose kugira ngo Amerika ibone aho ihera ivuga ko igomba gutera. Hari byinshi bivugwa ku bitero bya 11 Nzeri 2001 byahitanye abanyamerika bagera ku 3,000 bikanahirika imiturirwa y'impanga ya World Trade Center i New York ndetse n'indege yindi yagonze urukuta rw'inzu imwe mu zirinzwe cyane ku isi izwi nka Pentagon. Imyaka 17 niyo ishize ibi bibaye, ariko muri 2015 nyuma y'imyaka 15 nibwo inkiko zo muri New York zatangaje ko ibyo bitero byari byihishwe inyuma na leta ya Iran, bitandukanye n'ibyo bashinje Osama bin Laden na Al-Qaeda yarayoboye. Ku ya 10 Werurwe muri 2016 umucamanza George Daniels yatangaje ko Iran ariyo yatumye abiyahuzi bagongesheje indege imiturirwa ibiri ya World Trade Center ndetse na Pentagon muri Pennsylvania, maze avuga ko iki gihugu kigomba gucibwa amadolari miliyari 10 na miliyoni 500 yo kuriha ibyangijwe no kwishyura imiryango y'abantu babarirwa mu 3,000 n'indishyi z'akababaro. Ibi bihita byibutsa abantu igikuba cyari cyacitse bucece mu mugoroba umwe ubwo Obama yategekaga ingabo z'intoranwa kujya kwica Osama bin Laden muri Pakistan, ahorwa ibikorwa birimo n'ibyo byo ku ya 11 Nzeri 2001. Niba Osama atari we wabikoze, ibyo Amerika yakoze ni ubwicanyi buciye icyuho kandi bwakozwe bizwi neza ko bugamije gutera igitinyiro mu isi yose. Nyamara Osama ntacyo yagombaga kubazwa. Inkiko zihutiye kuvuga ko ibyo bitero byari byarakozwe n'abarwanyi ba Al-Qaeda biganjemo abakomoka muri Arabia Saudite, ariko muri 2016 abanya-Arabia Saudite bahindutse abanya-Iran, nkaho inkiko zibagiwe ibyo zari zaratangaje muri 2001 ubwo zashakaga impamvu zatuma Amerika yahuka ubutayu bwo mu burasirazuba bwo hagati gushakayo peteroli. Ibitero byo ku ya 11 Nzeri byabaye imbarutso y'imfu zitabarika mu bihugu by'Abarabu ndetse bigira uruhare mu kwangisha isi yose isura y'Ubwarabu n'idini ya Islam muri rusange, hagamijwe inyungu za Amerika n'amasosiyete akomeye akora ibikoresho by'intambara aba yifuza ko intambara ahoraho. Niba Osama yarapfuye, Al-Qaeda igatatana, abanyamerika bagasabwa kuva mu burasirazuba bwo hagati, baracyakora y'iki n'iki gihe? Birasa naho badashobora kuvayo kuko hakiri impamvu zikomeye zo kwishisha. Ibyo bigaragarira mu iremwa ry'indi mitwe nka Daesh cyangwa se Islamic State bivugwa ko iterwa inkunga mu ibanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaza byongera nanone kuri izo mpamvu zindi ziremwa n'inkiko zatangiye gutunga agatoki Iran ko ariyo yashotoye Amerika kugira ngo bemeze isi ko gahunda yo kwirinda umwanzi atarakugera amajanja ariyo izabemerera gutera Iran, kandi ubwo uvuze gutera Iran ntagomba no kwirengagiza ibindi bihugu byose biri muri ako gace. N'indi mpamvu bisa naho Amerika ishaka yo kongera gusubira mu burasirazuba bwo hagati ku buryo bweruye. Tariki ya 11 Nzeri yabaye nk'urufunguzo rufungurira Amerika amarembo mu ntambara zayo, kuko bisa naho ari ryo shoramari Amerika yiyemeje gukora. Kugeza ubu birasa naho nta gikorwa cy'inkurikizi z'iyi myanzuro y'umucamanza George Daniels, ariko birasa naho Amerika izabikoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko ingengo y'imari ikenerwa n'igisirikari yo itarorera kwiyongera. Kugera muri 2017 ingengo y'imari y'ibikorwa by'igisirikari yageraga muri miliyari 750 z'amadolari y'Amerika ku mwaka umwe gusa, ndetse mu mwaka wa 2016 inyungu zavuye mu bikorwa by'igisirikari zageze kuri 25%, kandi byatangaga icyizere cyo gukomeza kubyara inyungu ku gice kinini cy'abafata ibyemezo n'abafite amasoko mu gisirikare. Ibi ni impamvu ikomeye igaragaza ko kuri bamwe mu banyamerika bakomeye intambara ari ishoramari ryunguka kandi cyane, bityo bakifuza ndetse bagakora ibishoboka byose mu intambara bakomeze bacuruza. Wakwibaza niba ibibazo wibaza, yaba iby'impamvu abasirikari bemera kujya ku rugamba badatekereje ku mpamvu bagiye kurwanira, bo ubwabo batabyibaza. Benshi muri bo baba babizi ko bashobora kuba bari kurwana intambara za nyirarureshwa, nk'uko byagenze ubwo bavumburaga ko babeshywe mu ntambara ya Vietnam
nyamara undi mubare munini wiganjemo abasirikari bakiri batoya bo bubaha amategeko gusa nta kindi, kandi bakumva ko kurinda amahame y'igihugu cyabo ari ubutwari, kabone n'ubwo baba bica batazi impamvu. N'abakuru ariko hari ubwo birengagiza, ariko bakabikora babibona ko bari ku ruhande rudakwiye. Kuki turwana? Simbizi. Njye nk'umusirikare wo mu kirere sinya nita kumenya abari ku ruhande rwanjye n'abataruriho. Akazi kanjye ni ukumenya yuko ekipe yanjye yiteguriye urugamba. Abanegura ibyo dukora bo ntibabura, kandi ntabwo twabibabuze kuko turi muri demokarasi. Nk'umusirikari izo mpaka za politike zituma dutekereza byinshi, ariko n'ubundi akamaro kacu si ugufata ibyemezo, ahubwo twubaha ibyemezo. Byanga bikunda, niba gahunda y'intambara isa n'ihoraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigomba kujyana no gushaka abasirikari bashya bajya muri izo ntambara. Pantagone ntishobora kuvuga yeruye ko ishaka abasirikari bo kujyana mu ntambara z'urudaca yijanditsemo igamije gukungahaza amasosiyete runaka, ahubwo nayo ishaka imvugo iryohereye ihamagara urubyiruko ngo rugane igisirikare. Muri 2002 na 2003 Pantagone yakoresheje ingengo y'imari igera kuri miliyari 1.2 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa byo kwamamaza mu matangazo agamije guhamagarira urubyiruko kwinjira mu gisirikare. Amasezerano arimo gusezeranya abasirikari kuzabaha amashuri ya kaminuza, imyuga ikomeye ibisanzwe mu nzozi za benshi, ni bimwe mu byo igisirikare gikoresha gihamagara abashya bakigana. Igisirikari kizabagira abo mwahoze murota kubaho, nuko bashukashuka abana bato. Uziga imyuga mushaka, uzajya muri za kaminuza, byose bizashoboka nimukorera igihugu cyanyu. Nuko gusezeranya ubufasha, ariko bashaka kubona aho bahera bagusaba kwitanga. Ngo kuko abasore n'inkumi birukira igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakavangurwa, bamwe baciriritse bakoherezwa mu rugamba aho rukomeye, n'abaturuka mu miryango ikanyakanya bakabanza guhabwa amwe muri ya mahirwe twavuze, ndetse n'abakire cyane bagafatwa neza bitangaje. Ibi byagaragariye mu ntambara yo muri Vietnam, aho mu ntangiriro Amerika yirengagizaga umubare w'abasirikari bayo b'abirabura n'abazungu bakennye bapfaga umusubirizo, ariko ntiyemere guhagarika imirwano. Ariko ubwo intambara yatangiye kwadukira abasirikari bakomoka mu miryango ikomeye, induru zaravuze, ndetse Pantagone yihutira guhagarika iyi ntambara, abasirikari baratahuka. Ni ukuri kudapfa kuvugwa, ariko isura tubonamo intambara siyo sura ya nyayo intambara iba ifite, ndetse sinayo sura ibiri ku bishushanyo by'umushinga wa Pantagone n'abafatanyabikorwa bayo biganjemo amasosiyete afite inganda zikora ibikoresho n'izitanga serivisi mu by'intambara. Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga.